ukuta active hano kanga. So nanjye nashaka kugerana niko nabigenzaga, nanjye nari naramunaniye. Wajya kumbwira va Instagram nta kigenda. Yeah, so icyo navuga ni iki, ngera hano bwa mbere ngiye nazanye abantu banjye, nakoze sacrifice, mfata account yanjye irenga 100,000 kuri Twitter, ndayibaninga mfungura kandi ka account, mbwira abantu ndambwira nti nagiye kuri TikTok, nazanye audience nini. Wajya nabaga Twitter sometime ukavuga ngo ugiye gufungura ngo birarangirira kuri TikTok. Narabimuye bose ndabakurura bose nkabwira ati ngiye TikTok. Ariko shaka njyewe nawe twafanaga Godfather nuko nyine atabyibuka kuva kera, ariko nyine ntabwo yabyibagirwa, arabizi twahoraga tutongana nawe kuri Twitter. Ndabazana ngeza ariko nahuye n'umuriro. Nge of course ugomba kugira creativity. Naje ndibuka platform zabere nakoze, abantu baranyatatse, abonaje masanga, abantu barakomplainga baravuga ati ntitukibona amakoini Godfather nyamunsi asanya abakobwa beza aradukenesha turajinjara turapfuye. Zana abantu, zana abakobwa, nkajya nzana hano bati Godfather kandi kuko mperuka umugani cyagiye bwa mbere ajya kuzamura abakobwa akayija ati Godfather atangiye gucuruza abakobwa, ndabareba ako kantu ndabyibutse, ambarazira bandabareba nkabazunguriza umutwe. Ariko buriya nubwo mvuga ngo ngira amahane ngenda gake, ngiye umuntu anyataze ndamuhunga nkiruka, ndabahunga ndabagenda. Ikibazo ni ikihe? Ndabegera, kuko buriya mbere kugira ngo ushumike ndabanza nkakwegera tukabiganira. Hari ubundi buryo twabikora nta muntu ukomerekeje undi tukabiganiraho. Abazi kuri Twitter murabizi no kuri Twitter nuko abantu bose nagiye nesurana nabo namwegeraga, niba nagukoshereje mbabarira, reka tubirangire bigende. Kugeza igihe ufunze umutwe ukama nta mahitamo umpaye yandi uretse ushwanyaguzanya, aho rero ndakurimbura ntabwo ncika. So nageze ahangahe amahirwe nuko abantu banga batarafite umutima mu buretse ibyo bindi. Okay, ukabegera, nakumvisha nabi isuku bimeze nuko end of the day bikarangira rero bari bukuza kumpintare baraba top gift abanjye. So ibyo bintu rero bisaba kwihangana. Umuntu araza hano akakubwira ijambo ukumva wahita uyisiba. Akizi impamvu kubaka izina ntabwo biba byoroshye, ntabwo ari imikino, uranyura mu bintu bikomeye cyane, utabashije kubyihangana kabisa wabigwa. Icyo bisaba ni kimwe rero, ibyo byose kugira ngo ubigereho bisaba kugira ngo ufite objective, ufite purpose. Urashaka kugera kuki, urabigeraho gute? Ntareka nze nkubwire no mu buzima busanzwe namwe murabizi, buri mwaka ugomba kugira intego y'ubuzima, si uri kubyumva? Iyo udafite intego wajya mu kazi udafite intego na gahunda y'amafaranga wakoreye. So ibyo byose rero ubigeraho iyo wahagurutse my friend. Naraje hano abantu baranshumika, buriya hari igihe cyageze noneho nkagira moderator, ku bantu babizi nkagira aba moderator they betray me, abantu bose aba top gift bagiye bakababloka. Yego ya. The moderators baza batangira gukanda ku bantu batangira kungira bakababoreka pano yose igapfa. Then I went there nkara moderator waborotse umuntu, namara kubabona ngaseka nkiyeranja ngafata iminsi bavugira iki, nkabambura moderator ngakomeza. Ibyo bivaho haza gahunda yuko umuntu wese uje kuri pano wanjye umutop gift they are going DM, nkajya kubona ntawe umaze kabiri bakagenda ngaceceka. Nyuma y'iminsi bakajya bajya kubabwira mu tugambo, biragoye kugira ngo my friend bakagenda nkabireba ngaceceka ukabareka. So sometimes you answer the idiot with the abantu burera nkubwira ikintu cya mbere kibi, buri umwicanyi akurikirwa n'umunyeshyari. Buriya mu buzima uzarwanye ishyari muri wowe, ishyari rifite kabisa kugeza kure uranaroga. Umaze kurwanya ishyari muri wowe rikakuvamo, umva nta diabete warwara, urumva nta kanseri, indwara z'imitima reka uraza ukamera nka rero nicyo kintu nabashije kuvumbura. Umva nta shyari Godfather, niyo mpamvu wabonye naje hano nka by the way ntabwo biba byoroshye. ngafata ngiye ngafata amafaranga, mbona abantu nkaganira n'umuntu akanyaka amafaranga yinjiza, nkaza hano nkayadarapo, kavuga why not you can be this person, kubera iki wowe
niko afite wowe udafite. You are like me, you're like someone else. Ntabwo uzaza nka Godfather witaba uguruka uvugira hejuru nk'ikimara, ariko uzaza hano useke, uzaza hano utanga umucyo mu bantu bagukunde, wubaka izina. Iyi si ni ngari. Reka mbabwire ikintu kimwe. None reka mbaze ikintu kimwe. Umudentiste hari idea afite ku maso. Oya, umuntu aragenda akamara imyaka ye yiga kuvura amenyo, ariko ugize ikintu baza ku maso ntacyo abiziho. Utazi kubyumvikana. Nta muntu umenya byose, rero bisaba kugira ngo wige akantu gato. Urumva, wige ku maso uze ukorane na Godfather uvura amenyo. Sizira kubyumva. Hanyuma ubane na Young TJ uvura imitsi. So dufate urugero ku muntu. Urumva, ujye kwa Neri uvura ubwonko. abwira ngo akora agafanta ati Sizira kubyumva. So ibyo bintu rero iyo abantu batarabisobanukirwa, usanga umuntu abura. Njyewe mfite abantu ejo bundi nta kintu nta content ndakreya ngo bareke kuyisenya kugeza n'iyi y'abahanzi. Mugende murebe iyi y'abahanzi bayisenya ku rwego rungana gute kugeza abantu ngo barasabiriza bakagenda babyita gusabiriza, baza kubatuka, bamwe baragenda. kandi njye mbwira abantu ngo gift yo turi kuzihana wakina gute ngo sukirwa ujya kubyina ngo uririmba kuri TikTok. Bagezaho bajya gutaginga abahanzi bose muzi bo mu Rwanda, baravuga ati ntimuzakora ikosa ryo kuza kuri TikTok. Ariko si nimugoroba ntabwo ndi kumwe na Safi Madiba na Nuza na wundi Frank. Impamvu ni iyihe? Igihe cyose ukoranye ikintu umutima w'umwijima, it's matter of the time. Ntabwo ndayiva muri A1. That's number one. Sizira kubyumva. Ariko nabonye process hari yo kuvamo. Ari process yo kuva muri A1. Yeah, I'm getting out soon. Yeah, nabonye bidarabye ejobundi. Yeah. Yeah, so end of the month bazajya muri pro. Namaze kugera muri code, so I'm getting out. Twenda kugerayo fafa. So the thing is, that's what Godfather Jeff bizafata igihe kirekire mbabarira. Icyo cyo cyakubabwira. Turi kumva muri kujya muri pro birakora se. Muri cyo gukoresha intuza nka by the way nizire bagiye kuzihembera sinzi na mwarabisomye. Iki Yego se? Yeah, gonna get paid by this level. Mwe mwumva guys. Kare fatari wanjye sha mujye mureka gutanga muraje muri mu mandazi. Urumva, you gonna get paid kuri ntuza. Inone zanjye nzazifungura. Yazazifungure. Wafunze revo hariya nari? Yanazi kera cyane. Baragushutse urafunga sawa ukomeza ufunga. Wowe tugiye kuzaduhembwa wicaye aho. Aha, rata God turakumva. Nibyo ndamurabizi njya muganuka navuga nkarenga mureke nkwe ku. Sangiye nabikunze ibyo uri kuvuga. Nirya utakunze ibintu mvuga se kuva kuri Twitter ntakundaga ijwi ryanjye ariko ukabura ukuntu nereta. God kugira uyu muragere muri pro mu by'ukuri bisaba imbaraga zingana iki ko mbona bitoroshye. Gusobanurira rero ikintu nkubwira ikintu kimwe. Kuko hari igihe mbona about level nkubwira ikintu kimwe ubizi ikintu cyo kuri imihanda kuri live iyi live tugifuje ku live ko ariyo turiho. Bro, buri kintu cyose kuri live gikorwa n'amacoin, that's it. Just amacoin? Twabigize bigahita bijya kuri YouTube. Progress ikintu gutera. Oya si utagira ngo ni kuri twabikoze kuri kangahe si? Pro iragora. Pro now I think nayo tuzayigera ariko. Nawe uri muri pro si? Uzayigeraho. I don't know. Uzayigeraho. Nerinda gukora. Uzayigeraho. Why not? Uzayigeramo. Fafa uzayigeraho sheri uzayigeraho, you are blessed. No, ntabwo amacoin. Kuba pro urabyapplyinga by the way. Urapplyinga basaba. Narinzi ngo nibo bakwa apply. Thank you for liking. Oh yeah, no. Iyo uri muri A1 kuriya. Uni process urapplyinga bagusaba ndaza guhereza ntuza y'ibisabwa. Ndaza gwakanuza kibisabwa. Bagusaba diamonds, bagusaba diamonds ibihumbi 500. Kwezi. Diamonds ibihumbi 500. Diamonds zitandukanye na coins.
so ufata ziriya ubundi iyo ndaza kubikwereka Thank hari you, diamond Jen. Thank you. Thank you. ziriya coins batanga urana iriya mibare y'amacoins baguhaye ubundi zibarwa mu ma diamonds ugiye kuri platform yawe urabibona uzareba wenda niba ngo 500 ibi like 100,000 ushobora gusanga harimo bakwereka n'umubare w'ama diamonds arimo so bakubwira rero diamonds kugira ngo ugiye muri live wa applying ukeneye 500,000 bya diamonds urabibona bya diamonds n'amakoye nangahe you can check nk'ubu okay sifa ndebera ufite diamonds zingahe hano arabizi se nubwo akabizi mubwira mwitonde ndabizi so tab sankufa isa nku scrolling utambikisha ugana hariya uragera urebe movement ya pano yawe nganse nkugira ute mbabarira ntukajya wiyemera scrolling utambika fata hariya fafari usema nabonye rata hera hejuru usoma abantu bamaze kwinjira kuri platform bangana bati hamaze gutambuka abantu bangahe 888 yego okay new followers gifters amafaranga umaze kwinjiza Thank you, Francine. Thank you. Yeah. Ariko Diamond yego igihe live irangira nijoro nabonye babinyandikiye yego genda soma rero niba tabiguhaye wowe aho ngaho ufite zingahe hano ntabwo ndi kuzibona ariko yabaraza kubikwandikira bazikubwira iyo uvuye niho uzibona kuko nabonye notification yego bahita bazikwereka rero ukeneye diamonds 500 ibihumbi 500 Fafara zifite uzibona byagenze gute kugira uzibone baguhereza notification bamaye notification nijoro nyine like nyine uzibona so that's number 1 so ibyo ngibyo rero ni gute umuntu yankanzeho singire so urukumva rero ibyo ngibyo umaze kubikora biroroshye cyane urabikora ariko bisaba iki active kuba active no kufite content y'ugaburira abantu bagukurikira ikindi mutajya mumenya you need backup ukeneye backup ya account yawe fafa abura ikeneye ndayifite urukuvuga ngo ndayikeneye kandi kariza ninde kazida mu muting ndayifite imwe nakazishijeho kikaremetisi se si backup imetisi se akoze iki fafa arayifite ndayifite backup ya ukore backup nuko ntajya ahubwo nyizana kuri pano metisi ari kugona sha yego cheka kazida nibe kariwe I so muting. ujye mukora ama backup that's it Akariza yagiye right yeah kandi ari hano hejuru ya Godfather ati hejuru kandi yasinziriye nandi kugira nzamure Mrs. Clark kuko Mrs. Clark yakoze tap nyinshi so ninjye yakoze tap nyinshi w'imbeshyera pe ubu nose kuri hejuru ushaka ngo umanure ngo uzamure genge ngo sha muzamure nini yeah Akariza chérie Akariza yasinziriye kare Akariza yasinziriye okay Mrs. Clark you did great job mama none se wa mukobwa wundi yagiye he promises Plomi promise wa undi ariko umugani wa promise Plomi no wa undi wari uri muri wa undi wa muri Canada wa Manuel kuza na God okay Shachazra bavuga neza wallahi aracyahari Sisqueen urahari ntuhari Sisqueen arahari no stress urahari ntuhari ndahari ku maso yatababyite no stress Plomi stress arahari Promise yagiye ubwo bunkereye umusatsi zirageze pe wowe suhuza Godfather chérie bite byawe komera cyane goddess komera twakwishimiye ntabwo se umuzi ko wajya ntabwo umuzi ndamuzi ego ubwo batavuga nka Paris Stage Paris arakeye ndabibwira Metis urahari ntuhari twizamurire Promise Lena wa mu Promise Lena Promise yaje tumarore Metis yasinziriye Metis chérie yasinziriye muskana okay
Promi ariko shyiramo nawe izo request sheri se. nazo izo sheri ni ukuzazikorera inama da. Godfather yaje niwe wari sheri wanjye nuko yanyanze ariko wabona Promise nsubiyeho. shyiramo request sho. Godfather karame sinagusubiraho Kuko bigakunda. uramushaka iki Godfather wowe? Uzi icyo Ko dushaka yakandagiye, ayo ibyo uvuga ngo wakandagiwe n'iki Godfather n'intango. urumva oya ariko uzwi rero biranokana kubyumva wowe nta muhungu wagukunda agakunda icyo utazabona warutwewe Ninde se? n'urutwe Urego kora bayanga gutukana tiji. Natiri baramenyeranya amabike. naringize n'undi muntu natuka nduzaba hari ibyo najya ni niko urumva rero promesse wanjye mumwakire Promise Lena. Promesse rero shari nabwo yaraje kuri Nuza. Promesse niho yaza Ubwo rero yaza kuri TikTok ahita tugwaho. umva inama Godfather se babwiye murabivugaho iki Yikurije nyine si wumva se nyaza ko buri munsi anyihera courage. Godfather nta muntu uzongera kune. uzi ko ari wowe wabwizanye fafa yarambwiye ati kubera God ngiye kuza ngo kubera kubera njyewe Neraragukubita. yambwiye Godfather njye sha ni rero fafa yambwiye ko ari ibintu yamubwiye bimutera courage bivugira ahangaha fafa Wineranyarane. sha mbere fafa yarakubeshe ubwo sha yarakubeshye ni njyewe waragenda ndamuhamagara kuri phone mureke babwire ukuntu byagenze ndamubwira fafa mani urashoboye Ataraga panote yatujyaho tukaganira. ndabwira ntabwo tuzatwirirwa tuzerera ahita abwira tugomba guhostinga. ndamubwira fafa genda ubikore umuntu bita Big Mind niwe twahamagaye tukajya tujya kuri YouTube ndi kuri phone ndi guhamagara Big Mind ngafata indi phone ngahamagara Big Mind tugamubaza fafa bigenze gute ngo none ngo ngwiki sha neri ni wowe niwe ariko Godi guhera mbere we Godi we mbere nyine najya ngenda kuri pera ngo ase ibi nibi akajya ambwira ngo batanga gift gutya akajya ambwira hanga ibintu sindabimenya pe akajya ambwira nyine ngo zire Instagram zacu nta kivamo aha Instagram niyo yanjye nduko mubwira ubu twavuye kuri YouTube channel nari mfite aba subscribe 100 birenga ariko nabanyishira none warayigurishije ngiye mu minsi iri imbere nagiye gutangira gukora hari content natangiye muraje muyikunde bicano yawe no mfite hari umuntu mfite uzajya unkorera okay ni sawa shamba yangitije ngo nitwa Jean Paul Neri nohereje umuntu wo muri Afurika uri muri Kenya azajya binkorera umvuye nawe ngo Godfather namuhe nimeho yiwe sawa nyine gahabwa kato mu rungano banse ikintu cy'ikigabo Neri bamwe bashakaga gutuka tu Neri wi ndi gukaraba mu matwi mbigenze shira compromise mwana wajye basereye bwa rimwe mwana wanjye we na Neri bafite imvugo bari gukaraba mu matwi bari mubwira icyakora rata byavuye hari umuntu ejo watubwiye Godfather sinzi kwenda ahangaha abantu bahari babitubwire aravuga ngo abakobwa bafite ngo ibitsi binini mbabarira oya witsuye Neri yewe ndakubona ibyo bintu bireke pe ibyo bintu byore uretse ko nabitekereje mbabarira iyo ni sinzi yanjye nawe Godfather kubwira Promi wibuke ko nijye bita Neri ariko Neri mana ha ko bagahereza God bro mureke bana we nubwo na God bahaye nde ngo bireke fe sha Godfather ndabikubwira haye yewe Promi Lena thank you ndi kuvuga Promise Marienne wanje akiyumva unanga ariko wambwiye ikintu nakora pe ndacyakaraba mu matwi Promise turagusohora hati uganda my heart mina nanjye bamuteka ifu hati mirumba ari pano yanjye yes nijoro nari kubivuga no ntabyibagiye thank you for batubwire umva ngo tubwire suwe kubera iki mugira inuza kwere mwajya muri gushamana babwire vuga Neri okay ukamvuge kuko nahita umunwa wacika Jenny yarahari nicyo gisanga ari kubisaba amen ngo abakobwa nyine ngo abakobwa ngo tubyimba ibirenge ngo tukagira ngo ibitsi binini ngo kubera ko ngo ntabwo
ngo ntabwo ngo amazi yari kumwandikira ntabwo ngo byemera ntabwo ngo amazi ngo ntabwo tuba dufite amazi menshi ngo ntabwo baba barayakuyemo noneho tukabyimba amaguru. ibyo yabwiye nibyo ariko She's lying. What? You lying? Nawe urabyemeye nta n'isoni. Kandi ntabwo ari wa muntu wa mbere mbyumvanye nimba yarabibabwiye ntabwo kubeshya. tubusi yatubeshye. Mwese God arabizi. urumva ngewe ndempuisa God si ibyo abakobwa babimenya ute urumva ngewe ndempuisa sinabimenya kabisa. Rero ndavuga amazi yo mu mutwe guys. She's lying man. Ese yamba munge nabonye yarabeshya. Ni ukubeshya. Okay bwo baratubeshya. Bari kuri kono yanjye na Liliatsu icyo gihe hari bari kubura nawe na Lili. Rirararuha kubera umudamu kunera kubura cyane. Undi wabivuze ngo umukobwa ufite mu nda hanini ngo nicyo kibazo. Oya ahubwo hari akadabakobwa tujya tugira ka hano do. Ego nyagasani. Akwiye ko bagira abantu saa 8. Nje nakwiye. Mureke so anyway. Yo guys ni saa 8 mureke ndyame mu gitondo namfite ufafiki. Uraza kumfasha abana mu gitondo. Oya ndagiye nubundi. Ndebera tapu zawe. Uragiye? Nanjye ndebera tapu pe nanjye cyakureba azi kubireba se. Izo nyinshi. Emva ndabarusha icyonzi. Ndebera tapu ntagaze kubireba. Muranjagaraza. Nkandaho reka directing nkanda. Body fans yaza kugusura. Nagukanzeho? Apana byo kwipa no kunsura mu buzima busanzwe. Ubuzima busanzwe se ntabwo byangiye twabipangiye ukabyanga. Reba ku ruhande handi haba utudomo dutatu kuko nakubwiye kare. Umuntu bitande no ntujye kuri tudomo dutatu reba hejuru gatoya. Twanditse comment na like tugakandaho. Neri yampaye pasi. Na like. Naguhaye pasi. Ruhande hejuru ho gatoya. Ira pasi suka yivuge kubera ko niwe ho wabyishe. Ntabwo nabyishe naje gusanga nta kintu ndi gufatamo. Basanze nta kintu gufatamo n'abantu basigaye bambaza. Nta kintu mfatamo ndabika. Ibaze ko yasigaye ambaza mu kanzeho. Ariko ndabona nayise. Ariko njye nabonaga ari umuntu mwiza keretse n'ukunzi kudakunda abantu. Wewe dukandaho uruhande rwaho. Urano umurongo turi. Promise uri ku ruhande. Amaso yawe yagaruze ku ruhande. Yagaruze imbere ho gature tutwe. Ni umwana mwiza right? Yeah. Hano afite na discipline maze. Comment ende. Pase nahaye God akayanga. Kanda kuri ako kantu ka comment tugakanda ari tubona like hasi. Uzi ko yaje turi kwanuza kwa Fafara ashaka kubimbaza nyine ariko ntabwo ashatse kumentioninga ndaceceka. Kubera ko nanjye nyine deruka kuvugana kera. Ya ndavuga yo. Ubu numva bigeze kure. Oya ariko n'umwana mwiza shaka. Inde se? None se mwazavuganye shu ko ari umwana mwiza. Numwana mwiza. Ngo byemere wowe. Ni passe yewe nawo haye Godfather. Yampaye passe. Wamuhaye passe? Yahaye ndi passe. Haye Godfather. Yampaye passe ndayeba nyizunguriza umutwe. Ninde? Niwe winaniwe pe. Ninde se n'umusaza? Yamuhaye neri? Nase ushaka muvuga aha ngaha. Ariko n'umwana mwiza yafashije nigeze no namusabye na service yo kumfashiriza umuntu wari ugiye mu mujyi arimo arabikora. Amushakira everything umuntu wari uvuye mu gihugu agiye hari yatuye mu Rwanda. Wena nemwe mwarageze kure. Godfather gatwara inshuti tugana every bro. Uyu nguyu yarakunze noneho kuva kera ajyaga bivuga. Akambona akabaza umuntu umwe kanze mwihorera. Ikintu apfaga nawe yashaka kuvuga buri munota. Yego se shat twaravuganaga pe no kuri video tiri ko nakakageso kuvugisha buri masegonda buri munota napfuye nawe ngo nicire mu video bashaka kumuvugisha ngiye nko kurya ufite byiza rega barashaka kundeba twarebanaga se urebana nande ase nawe ozabaze nicyo kintu najya nkora ikosa rega gifite ijisho rimwe ryavuyemo ariko zumva kwihisha rega mfite ndeka ariko shago dufata ubwe ku bintu tubigarukeho hari awarambabaje pusi kuntu nari nasaze nabashyuhiye warangiza ukansebya nsebya no urumva ijya bakobwa muri tukundane Jenny ntabwo hatangwa rimwe bayitanga buri munsi ako se Fafa we wagiye ukajya kubaka urugo okay uko nasabwa ngo agiye nk'umuntu ugiye kubikora uvuze ngo njye he jya kubaka urugo ngo oya shaka kuryama mu gitondo abana bajya nagiruza n'umugore ubwiwe n'iki se ko umugore ntabwo mujye mwemera
ko mfite ikibazo so ntabwo nagushaka umugore ndamushakisha kimba nafite inyara mbona irongora ngewe rwose nshaka umugabo ibindi nzitunga ushaka umugabo ibindi nzitunga young TJ niwe mwashobokana mu izina rya Yesu abazubashye bro fata umwana wa kintu inde neri jyawe arasetse ibaze nakundanye na neri ntabwo nshaka kumenyana nawe usibye ibya kamenye imana yanjye kanifate saa 9 zirageze z'ijoro ahubwo ujya gufata note kwa Godfather zo gutukana unyumvira iki kirobezo waba ushita we ngenda tukana urakoze cyane tukana kubi wasanga uri gishanere ndatukana uri kugita ubushita urukundo ati byubahiro cyamamarize kukuvuga ibigwi TJ ndimo ndakura ati bro uri kugita ubushita buroro sha Godfa karame byarutanga usu navuga ndera TJ ni wawe ikiyo nawe nakwemera nuko nanjye nataka kandi unyifuza we na ntuza mwashobokana reka Godfa nukuri kandike kuvuga ngo nukuri kw'Imana nje na TJ byabashobokana babo najya mu Rwanda hano kave hano kajye hano mukavuga ngo tuze kubashyiza tukanga umva kave hano kajye hano wapi kabisa wabura ese wanjijewe kuvuga neza sinari kindagira giseka nk'icyasamye anyway my people so ndumva ubwo hari ikindi se tuganiriyeho bari kuza baracyaza Godfa nanjye uzaze kuri pano yanjye ejo inshwi bano yasugiriye wese nta nubwo wemerewe no gufungura nta nubwo byemerewe reka ndumuhost oya mu mufollowing ariko mujye bafollowing abafungure oya urusunga TJ twayagufatiki iwanjye Metis thank you Fafa thank you Fafa thank you Metis thank you n'abandi mwese kabisa this was amazing tuzaza kugusura Godfa nzaza kunsura ufungura sangahe wawe gode oya muzazi ngeze ko mpora yo big man sinjye mu rugitangiro byinshi wawe nunshwi afarso bro waretse gushinyagura kujya uhereza nuza se afite umukobwa hari ajya ahereza gusa sabro dahita umuvuga wa mukobwa wajyaze ari kuhereza kirafushe oya sabra inde Kay arafushe ya niwe wenyine ajya kandaho aragenda yitwa nde ntago dushatse kumuvuga atangizwa na Kay hey bashaka ngo Keza ujye baramuhereza Keza niwe muto gift awe Keza oya Keza ageze ntage nawe n'umunsi n'umwe ndamuhereza baza Godfather ngo kazi unyumva Kayiro ngo kazi cyaze narumiwe uko nahise Kayiro yamufungurije TikTok Godfather, thank you very much. We are literally really appreciate you a lot. Thank you for coming. Nukuri twakwishimiye uri umuntu mwiza. wanjye sasa Ziba mvuge. Ziba yewe khe cyangwa mu muting. Wakoze cyane twakwishimiye sibyo? Watublessinze utitaye ko hari niri muziranye utitaye ko hari Fafa muziranye utitaye ko like hari Young TJ muziranye twese wadukunze utitaye ngo turi bandi sibyo we love you very much none especially inama watugiriye nukuri njyewe am learning a lot sha we love you very much God bless you so yeah and thank you for coming urabizi ko bagera nakunda ijwi ryawe so ndagusomye ku muko see my people umusomye Godfa bagiye muri kubona wumvise ya papa kutishimye indishimye shu yo right see you mwakoze Fafa thank you so much thank you so much n'abandi mwese mwari muhari God bless you promises nasonye message yawe nasonye message wanyandikiye uze kugira uze send me your number we guide you ese ngiye kutansa biyange Godfa warambrotse Godfather ako bwa promise nta kibazo cyabwo ari promise nta kibazo
So ngaho, see you, mugire umunsi mwiza. Good morning, my people. Thank you so Love you. Thank you much. very much. God bless you. Tujye suraseka iki? Inde. wajya umbabarira umukobwa we. Uranyita umukobwa se njye ndi umukobwa wawe? Ako mwumvisha icyongereza mvuze cyangwa ngisubiremo? Shari twari kuvuga gusoma. Mbana hari ahantu mbana hamwe na handi hantu. Soni. Ariko mana yo popo umva rero hano mu following abantu muhari cyaza ndavuga abantu muri hano mu following umva Beatrice we English rwose muri aya masaha nawe ubuzi igihe ko umva mu following like muduhereze hat me Shema Rivanzi hello ni inshuti yanjye. Alright, Nelly boy, how you doing? Good, how are you? Good. Welcome to our wow. To our YouTube channel. Thank Umeze you. neza se? Gomez. God bless Yeah, you. umeze gute se? Nanjye meze bon. Turakwishimiye. Murakoze turanaburanye ariko wowe been a while. I know, right? Yeah. Shariko andahari ubu. Fafa, Sifa, Yanti, everybody here. Welcome to my Sifu uramuzi Yeah, suzi ya filime yeah. nigeze bayita Neri. uyu nguyu rero niwe bita harya muri filime bakwita ndashaka. Uyu nguyu akina filime mumureba mukunda. Film. Nziyandikeho Tate. Tate. Simwayibonye mwese filime? Mwese mu following Tate muri filime? Niwe. Umuntu uba ufite umujinya wa danje. Ko ndi kubona afite umusatsi se. Ko ndi kubona afite dreads. Iskari wewe. Bari baranyogosha. Isha yakinnye iyo bita Hearts Harder. Filime ndagakunda. Sha twarayikunze cyane. Reka mbereke neza none. Good morning. No yunguyo. Good morning. Why? Yunguyo Tate. We know him. Because we want to see you. Oh my goodness. Okay. Ariko neri ndakumanura. Wibeshye ndi moderator bro. Uri moderator?